twese nk'abantu burya twifuza gutera imbere, ariko nk'uko bakunze kubivuga ngo byose ni mu mutwe. Burya ubushobozi ubwonko bwacu bufite rimwe na rimwe ntago tubuzi cyangwa tubusobanukiye, cyangwa ntabwo tujya dufata umwanya wo kubyitaho. Nyamara urebye neza wasanga mu mitekerereze yawe ufashe ubwonko bwawe ukabushyira kuri gahunda, wakuramo byinshi, wakuramo ubumenyi bwinshi kandi wakuramo n'inyungu nyinshi. Ibi ngibi rero aho twabikuye ni kuri Steve Abdulkarim. Uyu ni umwanditsi, akaba ari rero tujye kwifashisha mu kumenya uburyo twatunganya imitekerereze yacu kugira ngo birusheho kuduteza imbere. C'est un expert en sciences comportementales, informateur et développement personnel. Uyu Steve Abdulkarim akora ibintu cyangwa se gufasha abantu kubyaza umusaruro ubwonko bwabo, kuko harimo inyungu nyinshi. Mu mitekerereze yawe nanjye harimo inyungu nyinshi, ariko rimwe na rimwe ntago tujya tuyikoresha mu kugira ngo bitubyarire inyungu. Tugiye gutangira rero turebera hamwe uburyo dushobora guhindura imitekerereze yacu ikaba myiza kurusha uko yaba mibi kandi bikatwungura. Reka dutangire kuri uyu mwitozo mutoya. Hari abafite muri mwe za ordinateur cyangwa za computer, n'utaba uyifite wenda hari naho waba warayibonye cyangwa ufite icyo uyiziho. Tuzi ukuntu iyo yagiyemo virusi ibigenda gake, ama application amwe namwe akanga gukora neza, turabizi ibyo byose. Rero tugiye kugerageza gato ubwonko bwacu tubugereranye nka ordinateur, dore ko ubwonko bwacu nabwo ari nka za ordinateur ariko zo zifite imbaraga nyinshi. Bivuze ngo nk'uko ordinateur ishobora kujyamo virusi ikagenda nabi, ni nako ubwonko bwacu bwajyamo virusi bikabutera kugenda nabi. Nk'urugero twatanga ni icyo bita croyance limitante. Iyi ni virusi ishobora gufata ubwonko bwacu, gutekereza ko udashoboye, kutiyizera. Ni igihe umuntu yaba afite nka projet cyangwa se hari nk'intego ashaka kugeraho, ariko akibwira amagambo amuca intege. Ashobora kuba ari we uyibwira cyangwa se abantu bamwegereye ngo ntago ushoboye. Aha wagira ngo mfite inyatsi, ngiye rwose sinakwirirwa nanabigerageza, ibyo ni iby'abandi, ngiye ntago byambera. N'ayandi magambo nk'ayo ngayo ashobora kuba yaguca intege. Uko ukomeza kugenda wibwira ayo magambo rero niko ugenda winjiza virusi mu mitekerereze yawe cyangwa mu bwonko bwawe. Ibyo ngibyo ntago bigufasha habe na gato, ahubwo aho kugira ngo ukomeze wibwira amagambo nk'ayaguca intege ari byo croyance limitante, ushobora kubisimbuza icyo bita croyance aidante. Ifashe kumva ko ibintu bishoboka, aho kwibwira ngo sinabishobora, ahubwo ubwira uti ese ahubwo kubera iki ntabishobora? Niba abandi babishobora, ngewe n'iki cyambuza kuba nabishobora? Aho kwibwira uti reka ntibyavamo, ngewe wagira ngo naravumwe, icyo ngerageje cyose kiranga. Ahubwo ibwira uti birashoboka ko ibyo ngerageza mba ntabikoze nk'uko bikwiye, ariko mbikoze nk'uko bikwiye byashoboka. Kwibwira amagambo nk'ayo meza bifasha cyane ubwonko. Ni ukuvuga ngo rero ubwonko bwawe ushobora kubuprograma nk'uko uprograma mashini yawe yagiyemo virusi, ugateresharija antivirusi ukayishyira mu mashini yawe igatangira kugenda neza. Ni nako iyo mu bwonko bwawe hagiyemo virusi ushobora guteresharija application ya antivirusi kugira ngo uyishyire mu bwonko bwawe nabwo bugende neza. Reka nguhe nk'urugero gato, sinzi ahantu waba uri ubu nona, ariko reka nkusabe aho waba uri hose ugerageze kano kantu. Ushobora gusohoka hanze aho hari ibiti wenda hari indabyo n'ibindi. Ndakusabye kugira ngo umbarire ufate nk'amasegonda 15, witegereze neza ahantu haba hari amabara y'icyatsi hagera kuri 4. Hashobora kuba ari mu ndabyo, hashobora kuba ari muri jardin, hashobora kuba ari hirya no hino. Nshakira ahantu 4 byibura hagukikije hari ibara ry'icyatsi. Nurangiza uhumiriza amaso yawe, ndizera ko wabonye ahantu 4 hose hari amabara y'icyatsi. Nundangiza unsubize iki kibazo nkubajije, ese waba wamboneye ahandi hantu 4 hatari amabara y'icyatsi, hari irindi bara ritari icyatsi? Ngira ngo nukora uyu mwitozo urabona ko biri buze kugorana cyane kuba wabona ayandi mabara cyangwa se wambwira ayandi mabara wabonye, kuko namaze guprograma ubwonko bwawe, naguprogramye ko ugomba kureba ibara ry'icyatsi gusa. Uko rero niko abantu cyangwa ibindi bintu bidukikije biprograma imitekerereze yacu, bigatuma ari ibyo tubona gusa. Wenda nk'urugero, ushobora kuba hari ibyo abantu bakubwiye mu buzima bwawe, wenda barakubwiye bati ntushoboye,
uri igicucu, uri mugufi, uri muremure, urabyibushye cyane, urananutse cyane. Abo mu rugo, ku ishuri n'ahandi hose cyangwa n'aho ukorera, hari ibyo wenda hari amagambo atari meza bagenda bakubwira, ntabyo uzageraho, wowe rwose ntiwishoboreye, n'ibindi bicantege mu buzima. Amaherezo rero iyo bikomeje kugenda gutyo, uzajya ubona ubuzima ari nk'ibara ribi gusa, uzajya ubona ibintu byose ari bibi, bitewe n'uko mu mutwe wawe nta kindi kintu cyiza wigeze ushyiramo. Ni ukuvuga ngo uzagera ahandi umuntu azanakubaza ati se ni ikihe kintu cyiza wiyiziho, cyangwa se ni ikihe kintu wumva ushoboye. Hari ubwo uzagishaka ukibure, kubera yuko application y'ibyiza ntabwo wigeze uyiteresheje mu bwonko bwawe. Ibyo rero biba ari ikibazo iyo ubwonko bwawe utawumenyereje mo ibintu byiza, imitekerereze myiza n'amagambo meza, nabwo ntabwo bubasha kubisohora, haba hibereyemo ibibi gusa. Ibi bivuze ngo rero ubaye warabwiwe amagambo meza niyo yaba yibereye mu bwonko bwawe. Nk'uko babivuga ngo byose bibera mu mutwe, igihe harimo ibyiza ubwonko busohora ibyiza, igihe harimo n'ibibi ubwonko busohora ibibi. Rero ikintu cy'ingenzi cyo gukora ni uguforomata ubwonko bwacu. Ku bafitemo application nziza cyangwa se ibitekerezo byiza, ni byiza rwose kuko hari n'icyo byabagejejeho, ariko kuba baba bafitemo ibibazo, application zitari nziza, tugiye kureba uburyo dushobora guforomata tugasiba ibibi byose biri mu bwonko bwacu, ahubwo tukishyiramo ibyiza. Nk'ubu nkubwiye nti nk'urugero, ntutekereze padiri aje gusoma misa yambaye ikanzu y'umukara na fime z'umweru afite na ekuteri mu matwi, ntubitekereze. Ariko icyo nzi neza ni uko wamaze gukurura iyo shusho ya padiri mu bitekerezo byawe. Nubwo nabisubiyemo kenshi ubwiye ngo ntubitekereze, nabanje kubwira ngo ntubitekereze, ariko nzi neza ko ari cyo wakoze. Ni ukuvuga ngo ngewe nje gupirata ubwonko bwawe, pirase imitekerereze yawe. Bivuze ngo ubwonko bwacu ntabwo bujya bumenya gutandukanya amakuru tubuha rimwe na rimwe. Ni twebwe dufite uruhare rwo kubuporogaramu, tukabwemerera icyo bugomba gutekereza n'icyo butagomba gutekereza. Nk'urugero, ibaze nk'umuntu ukunda kuvuga ngo ndambiwe kubyuka ariko numva nkinaniwe. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe uba bumenyesheje ikibazo ufite, ariko ukagarukiraho, ntububwire icyo ugomba gukora kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Nubwira umwana wawe uti ni bibi ntugashyire ikirahure hano, akenshi ushobora kuzasanga wa mwana akomeje kubikora buri gihe, kandi uko azabikora niko nawe uzakomeza kumucyaha. Kandi ikigaragara umwana si cyo kibazo, ikibazo ni wowe, kuko nibyo koko wamubwiye ko atagomba gushyira ikirahure aho ngaho, ugarukiraho, ariko ntiwigeze umubwira aho agomba kugishyira. Muri make rero icyo tugomba gukora ni iki: twiga gukura amagambo aca intege mu mvugo zacu. Bizadutwara igihe cyo kubyimenyereza, ariko uko ugenda ubyitoza niko bigenda ubimenyera muri wowe. Kuko tekereza nk'ubu umuntu akubajije ngo amakuru, ukamusubiza uti ni meza rwose nta kibazo, icyo gihe ubwonko bwawe bwumva ijambo ikibazo. Ubwo koko ijambo ikibazo murumva ryari ngombwa? Muri make twige kuvuga ibintu biri ngombwa. Ni ukuvuga ngo niba ubwiye umwana uti ntugashyire ikirahure hano, ariko none ngishyire he? Mubwire naho kugishyira, uti wenda ujye ugishyira mu kabati kuko ariho kiba kibitse neza. Ntabwo iyo duhana umwana, inshuti cyangwa umuvandimwe tuba duhana umuntu, ahubwo icyo duhana ni ibikorwa yakoze. Niba umwana akubagana wimwita igicucu, mubwira uti uri umwana mwiza, ntabwo ukwiriye gukora ibintu nk'ibi. Byumvikana neza kurushaho. Wivuga uti uri igicucu, uvuga uti nyamara wakora icyiza kurushaho. Wivuga uti mbega umunsi mubi, vuga uti uyu munsi nubwo utameze neza ariko ushobora no kuba mwiza. Ubwonko busigarana ijambo ryiza. Twige kubwira ubwonko bwacu ibintu byiza. Ushobora kutavuga ngo sinshaka kunywa itabi, itabi ritabaye ngombwa ko riza mu magambo uri kuvuga, ahubwo ukibwira uti ndashaka kumererwa neza mu buzima bwanjye. Ndagira ngo nkubwire ko ushoboye guhindura imvugo yawe, mu by'ukuri waba uhinduye ubuzima bwawe mu gihe gito, kandi no mu bwonko bwawe bukamenyera amagambo yubaka mu gihe gito, uzaba ubaye umuntu mushya. Umuntu nakubwira ati ntabyo uzashobora, musubize uti uravuze ngo bizangora. Bizagufasha kutemera amagambo mabi aca intege
kwinjira mu bwonko bwawe. Reka nkubwire kano kantu, hari muri Amerika muri karitsiye ikennye, abanyamerika rero bakunda kugerageza ibintu byose haba ku bantu ndetse n'ibintu. Abashakashatsi rero baraje bakora ubushakashatsi ku bana bigaga mw'iryo shuri ryo karitsiye imwe ikennye yo muri Amerika. Nyuma haza kubaho kwibeshya ku bisubizo, aho kubyoherereza abana biyobera muri sale y'abarimu babo. Icyo gihe noneho b'abarimu babona ko abana biga bibagoye kubona minervare, bafite ibibazo mu miryango, aribo batsinda kurusha abana, ahubwo bo bagerageza kuba babayeho neza, bo wenda bafite ababyeyi babitaho ndetse banafurihirwa amasomo ku rundi ruhande rutari mu ishuri bakiga. Babona ko ahubwo abo ngabo aribo bafite ikibazo cyo kudatsinda. Gusa igitangaje nuko nyuma y'umwaka umwe gusa babashakashatsi bagarutse bagasanga noneho b'abana bari ku rwego rusa nk'aho ari rumwe. Abaratsindwaga bose barazamutse basigaye batsinda neza, ariko mu by'ukuri babonye ko nta kintu kidasanzwe cyahindutse, ahubwo icyahindutse ni imitekerereze y'abarimu babo. Ni ukuvuga ngo abarimu bamenye kurushaho uburyo abana bigisha bakora, ahubwo icyo bahinduye ni uburyo babigisha cyangwa uburyo babafata, kuko barushijeho kubamenya. Baravuga bati uyu nguyu impamvu atsinda nuko bimeze gutya, uyu impamvu atsindwa nuko bimeze gutya. Bahinduye rero uburyo babafata bitewe nuko babasobanukiwe. Nta kindi kigeze gihinduka, ni imitekerereze y'abarimu yatumye babana batsindwaga nabo barazamutse bagatsinda. Ni ukuvuga ngo mu mitekerereze yacu ugize icyo uhinduramo, hari ibintu byinshi byahinduka. Steve Abdulkarim rero nyiri ubu bushakashatsi nawe hari urugero yaduhaye. Yaravuze ati nk'uko ari umwarimu wigisha abantu gusoma byihuse ibitabo, hari umubyeyi wamwegereye amuzaniye abana be 3, aramubwira ati nyine abana banjye nabo ndabazanye mu ishuri ryo kwigisha gusoma ibitabo vuba vuba. Gusa muri abo bana 3 hari umwe yamubwiye ko we rwose bitari bumworohere bitewe nuko umwana ni umwana ukubagana, ni umwana uderanja. Ati rwose uyu nguyu ntumwiteho cyane, nuza kubona kubagana niko ameze, niko tumutunze, nta kundi uze nk'ubyihanganira. Gusa aba babiri bo rwose ndabizi neza ko bo nta kibazo bari bugutere, muriga biragenda neza, uzagenda urabona mu ishuri. Hanyuma Steve we yakoze iki? We yitegereje babana 3 bamubwiye, aneje aravuga ati ariko uyu mwana ko bamumbwiye ko ari umwana ukubagana, ari umwana utita ku bintu, ko bamunzaniye ko hari wenda bitazoroha, uwatekereza nkaho atari byo. Nubwo nyina yambwiye ko afite ibibazo, ngewe mu mutwe wanjye ngiye kwibwira ko ibibazo bidahari, ahubwo uyu mwana mwiteho, mufateho ubwo nk'umwana w'umunyabwenge kurusha abandi. Mu by'ukuri wa mwana yamwitayeho cyane, ariko icyaje gutangaza nuko mu gihe basozaga wa mwana niwe wagize amanota adasanzwe, yagize amanota meza kurusha abandi bitewe n'uburyo umwarimu we yahisemo kumufata nk'aho ari umunyabwenge, ntiyitaye ku byo nyina yamubwiye. Ubwo nyina yamenyaga amanota y'umwana we yaratangaye cyane, aravuga ati ndatunguwe. Icyo umwana yabuze ntabwo ari ubwenge cyangwa ubumenyi, ahubwo umwana yabuze icyizere cya nyina umubyara kugira ngo nawe yiyizere. Rimwe na rimwe abantu hari ubwo baba bakeneye ko tubizereramo kugira ngo nabo icyizere cyabo bagende bagishake, kuko kiba gihari, bagira icyo bagikoresha. Ibyo birafasha cyane. Ntabwo ibintu byose tugomba kubibona nk'aho ari bibi. Umuntu ashobora kuba afite ikibazo runaka cyangwa ikindi, ariko icy'ingenzi nuko wowe ufata agahe gato ko gusa nk'aho wirengagiza ibyo bitagenda neza, ukumva ko muri we hashobora kuba harimo ubushobozi bwo kugira icyo yakora, icyo yakwimarira. Mwizereremo kandi ubimubwire, wimuca intege. Ese byaba byakubaho wenda nk'igihe waba wambaye nk'umwenda wakwirira muri miruwari ukabona si byiza rwose, ukabona ni bibi, hanyuma hakaza nk'abantu nka 2 cyangwa 3 b'inshuti zawe wemera cyangwa uzi, bakakubwira bati uzi ko nta makuru ufite, uraberewe cyane, niba utari unabizi ibi bintu birakubereye pe, ahubwo se niko tutambaraga neza gutya, uzi ukuntu usa neza. Mu by'ukuri hari ukuntu mu bitekerezo byawe utawumva ko kuberewe, ukabyakira ukanabyemera, kandi koko wakongera kwireba ukabona uraberewe, ukumva bya bindi wabonaga mbere kutaberewe, ukumva ntuzi ahantu bigiye bitewe n'amagambo bakubwiye. Mu by'ukuri amagambo meza ahindura ubuzima. Muri make twige kuvuga amagambo meza, kandi mu mitekerereze yacu no mu byo twibwira, tubwira ubwonko bwacu tubutoze ibintu byiza. Ntago ari ngombwa, nta nubwo bizadufasha gushyira ibintu bibi mu bwonko bwacu ngo tubigumemo, tubigubizemo, biratwicaho kutwubaka. Ariko iyo dushyizemo ibyiza biratwubaka kandi birimo inyungu nyinshi. Murakoze. Yari Ishimwe Vanessa.